Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese mwebwe mukurikira Bwiza TV ndetse namwe mukurikira jewe kuri izi nyigisho mbaha. Ndabashuje cyane, igihe cyari gishize ari kinini, iminsi ibiri iciyemo ko twaherukanaga ku munsi wa gatanu. Nzajya rero muri iki gihe bikaba bisa nkaho bizahinduka kugira ngo mubashe kubikurikira neza, nuko nzajya nigisha nibura igihe cy'iminsi 3 mu cyumweru kugira ngo mbahe n'umwanya wo gukora pratique, ko turi mu bintu bya pratique kugira ngo muzabashe kumenya neza iyi software, nuko nzajya mbaha n'umwanya wo kujya kubasha namwe gukora. So uyu munsi none ngira ngo tugiye kwiga isomo rikurikira, aho turi bwige guterura image ukayishyira kuri piece cyangwa se kuri timeline, hanyuma tukabasha no kwiga uburyo ishobora gukata cyangwa se uburyo ushobora kugabanya. Tuvuga urugero, ufashe image uyiteretse kuri piece cyangwa se kuri timeline, ni gute wayigabanya, ni gute wayikata, nibyo tugiye kwiga. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Meki Kayiranga, uri kubafasha cyangwa se umwarimu ubigisha kuri iri somo rya video editing. Hano nateguye amwe mu masomo twaba twaranyuzemo. Titre yacu nyine uko wakora editing na Adobe Premiere. So twize uburyo ushobora gutangira uyifungura, narabiberetse. So icyambere nuko igomba kuba iri install muri software yawe, nako muri computer yawe. Icyambere igomba kuba iri install muri computer yawe. Imaze kuba install muri computer yawe, ushobora kugira ntuza phase ya mbere cyangwa se ikintu cyambere ugomba gukora nuko ugomba kuyifungura. Open your soft. Ugomba gufungura software yawe. Imaze kwifungura, ifunguka ngira ngo narabiberetse uburyo ifunguka n'uburyo. So ukireya sequence. Iyi sequence, create sequence, uyikreya unyuze hehe? Unyuze kuri file. Kuko iyi ifungutse ubona ibyo bita, ubona file project, ukabona file team project, ukabona na open project, ukabona na open team project. Ibyo nibyo bintu ubona. Ukabona na akantu babwiye kitwa work, ariko akaba ari nako ukoreraho aho kugira ngo ujye kuri LAN. LAN nababwiye ko LAN igaragaza uza ibintu biba byarakozwe bikorewe muri no software. So rero tugiye kureba noneho iyo umaze gukora bino, ahangaha create sequence. Iyi sequence izana icyo bita sequence preset. Iyi sequence presets yo ikintu ukora niho ureba ntuza icyo bita frame size. Ama frame size ziba zakozwe na kamera. Nuvuga ngo the first one, ikintu cya mbere nuko uba wakoze uba ufite amashusho, kandi aya mashusho aba yakoze bashutinze muri frame runaka. Dutangira nabwo icyo bita frame twakoreshaga kera mu bihe byashize, ibyo twabitaga na logical zabaga zose ziri common, ziri muri byo bita DV. Yo DV yabaga ifite 720 kuri 576, niko yabaga ingana. So none uyu munsi none turi mu byo bita dukora tugeza kuri full HD, aho ishobora kuza iri mu 1920 cyangwa se ikagera no kuri 720 cyangwa se 1920 kuri 1080. So biterwa na setting wakoze. So ahangaha rero niho ugera ugakora ino yitwa sequence preset, ari gufasha gusettinga image. Uwo ufite iki image ufite uhereho ushyira muri software yawe. So then iyo umaze kurangiza gukora iki cya sequence preset, kimaze kuba wamaze kugisettinga, ujya ku cyo bita import. Import nta handi ushaka kuyikura, ituruka kuki? Ituruka muri file. So ujya hejuru ya software ukabona ahantu handitse file. Kuri iyo file niho ubona haza utunuza twinshi cyane, umanutse ukabona akakitwa import. Iyi import ikigukorera nuko iyongera kujyana ntuza muri machine yawe, aho wasevinze bya bintu byawe, aho washyize za shusho zawe, aho projet yawe iri, niho kujyana no gafata image ukeneye kuzana muri software. So twihuse cyane nuko iyo image ijya kuri timeline gute cyangwa se kuri piste. Uko ijya kuri timeline, ibyo narabibwiye ko ufata suri yawe, ukilitse ushaka klika left click na right click, hari akantu kagaganza kazaho ugaterura ukajyana kuri piste cyangwa kuri timeline. Noneho rero gukata ari nacyo tugiye kugeraho ubu none ahangaha. Image igeze kuri piste
ni gute ushobora kuyigabanya, ni gute ushobora kuyikata. So nuvuga ngo hari tools tugiye kwiga zigufasha gukata image, izo twakwita nk'urwembe kandi urwembe gakata nyine image imaze kugera kuri piste cyangwa se kuri timeline. Nuvuga ngo hari uburyo ushobora kugabanya image igezeho, ariko hari n'uburyo ushobora kuyikata ukavuga uti wenda ngewe tuvuge nkuko nayiberetse uburyo timeline imeze, ukavuga uti wenda masegonda 30 ndakata image yo kuva ku masegonda 30 kugera kuri masegonda 35 ntago nyikeneye, ukayidiritinga noneho ugahita ujya kuri yandi masegonda ushaka. So ubwo nibwo buryo rongeye kubereka nanga kwereka uburyo byose bikorwa n'uburyo bigenda. Katwagiye. So iyo programu ifunguye nyine n'ubu nkuko nabibabwiye ujya kuri ya file, so ukasettinga tugurujyo ni ibintu bishyashya, ukagira new project. So ugeze kuri new project niho wandika izina ushaka bya project. Urumva magenda nsubiramo kugira ngo bibafashe mubashe kubimenya neza uko mbisubiramo ariko namwe kugira ngo bimenye neza kugira ngo bize nuko ukora practice cyangwa ugakora usubiramo buri munsi. So nongeye ndasavinze nyise kwiga wenda gatandatu nitengera savinga na location aho nshobora kuyisavinga. So ndayisavinga wenda muri Adobe Pro gize choose, hanyuma ngeze okay. So noneho ngiye kureba image, ndajya kuri file, ngire import. Ubwo ngize import yahita njyana he kuri machine, ubiranyinjiza ngenda hitamo desktop, ndahitamo my computer, ndahitamo my document. So noneho mfashe image yitwa Adobe Premiere uko wakwiga, niyo mfashe ndayizanye. Fashe image ndayiteruye, shizeho bya bindi bimbwira ngo change sequence settings. So ahangaha uhitugira nyine ku change sequence settings, kugeze keep existing settings irahite nuvuga ngo timeline yawe niba ari ntoya utarishobora ko bingana irahita ihindura ntuza yawe, ishobora kuza ari ntoya cyangwa ikaza ari nini. Bivuze ngo biragusaba ko sequence yawe uri creating cyangwa se uri bugire ibingana n'ibyo ufite. Ariko nkanjye kuko ntakeneye kujya muri ko kwizunguza cyangwa kujya kuntwara umwanya wo kujya kurwana nayo mbihindura image, ngiye kugira change settings, ngiye kugira change sequence settings. So hano yamaze kugeraho. Noneho ikintu wakora iyo uri mu ikata cyangwa se ushaka kugabanya, had tools imwe hano yitwa lazo tool cyangwa se lazo tool, ubu byaterwa no kubisoma lazo tool urayikirikaho. So icyo ukora ni iki, irakwereka tugwenda ndashaka ko image yanyikatira ku masegonda 30, ngaha ongeza masegonda 30 neza, 30 neza niho ngiye kwikatira 30 n'amasegonda 8 ko ariho wenda nkatira 30. Okay, 30 ni segonda rimwe niho ikati. Wabonye uko mbigenje ngaka, urabona ko iyo ishyizeho itizana akantu kameze nk'akarongo bakakwemera gata. Iyo uzamuye hejuru itikwereka ko nyine ikwereka ko urabona ko akantu k'urwembe karimo akantu k'umutuku. Kano kantu k'urwembe nuvuga ngo hano ubukoze impamvu isa kuriya nuko nta image hari yo gukata, ariko kuko ihari ndagira gutya nkate ongere nkate, urabona ko ushobora kuyigata. Ikindi ushobora gukora nuko ushobora gukoresha ubundi buryo, nk'ubu tuvuga urugero iyo utayikase ndashaka hagati ushobora nko guhina image, wenda tuvuge nshaka kugabanya ku bandi, ushobora gukoresha ino tools, iyi tools ya select, iyi ngiyi yitwa selection tools ndayifata gutya
ngire gutya urabona ko bayigabanyije na hano nakaseho urweme nshatse nagira gutya nkayigabanya abandi wenda image yanjye ndashaka tuvuga urugero ndashaka igira amasegonda 15 ubona ko ndayizanye ngejeje amasegonda 15 noneho ishatse ugira gutya then ukageza hano ukaba urabona rero ko ibintu byoroshye cyane ahubwo byose bisaba umwanya uko mbikoze uko urabona ko biroroshye cyane uburyo wakata image uburyo wayigabanya iri kuri timeline cyangwa se iri kuri piste. So ngiryo isomo ryacu ry'uyu munsi wenda nzakomeza ejo bafite ikibazo cyangwa kubabona ari bataramenya abanyerekera mukambira mukomeze kugira ibyiza rumwe kwe nanjye Kayiranga bafasha kubigisha kugira ngo mbashe kubimenya. So ndi kugenda nshaka kubigisha buhoro nagarura ibyo twize kugira ngo ubashe kubyumva neza. Aho wagira ikibazo mba hari icyo ukeneye kumbaza wanyandikira, hariho address zanjye wanampamagara nkagufasha, cyangwa se ushaka kwiga mu buryo bwawe buri private nabwo wambwira nkagufasha. Murakoze rero mu gihe byiza na heza.